ako se ndabyabaye nyine nawe reka mu sibyo se tujyanirane gusa kumaye ko numva ntaryoshye ntabwo narembwe ibyo ni ibikabyo sisi waje ryari se Mon Dieu. agora ambwiye kuri buze Mon Dieu Seigneur. So ni bibenda kweli ndambiye kuri no sikweli. Uwe. Ntaso. hari icyo kibazo Ntaso. Nakoze iki? Kuno gatakirembuza kigize marayika. Ayo maso yanjye ngo nibarerembuka batwaraho mu mutima. bite ko ari wera kuri gutonganya wera bite Kureba koko. ikize Musaza waje muri twose ni nyinshi baragutoragura. Ubu ufite ubwenge butekereza. isi ikibazo kiriho n'iki Reba ubwiza uko inaho ugeze. isi koza ikosa nakoze n'irihe Mu cyumba cy'umukozi ntutinye ko nanahari basi. Reba ngo ubwemba si wowe uziki ufite amafaranga hano hanze hari abakobwa urakora ikintu cyuma cy'uwera mbwiza ukuri. hari ikintu kidasanzwe usanzwe turi gukora ku buryo wavuga ngo wavuga ayo magambo yose ni kumbwira ikintu usanze ndi gukora hanga ku buryo ahita uvuga ngo wavuga ayo magambo yose mbwira ngo Adamu na Eva muri Edeni muri kurya utubuto koko akureba ko ubu ntabwo ugeze ako wowe ntago uriya mugabo wawe ajya guhakeya ntabwo ajya ese bigukorera umuntu wawe mutiganye se kuki ukunda kuvuga ijambo umugabo wanjye aje gute muri bino bintu none se twe kuri kutubaza ni wenda ushobora kuba None ufite se, ikibazo okay. ariko batajya babigukorera ukaba wumva byakubabaje so wowe nawe namusigaye mu mugabo n'umugabo ko nsigaye mbavuga tuzana umugabo wanjye njye narashatse birazwi ubu nawe warashatse se tubimenye tuvugiye ibyo ntabyo tukubwiye ariko nyine Bivuze ubusa. uzajya ubwira umugabo nyine wawe nimba ubona byakubabaje wabifuriyemo yajya bigukorera turamutse duteye uwera ubwoba tukamubwira ko ari umwana mukuru ndetse n'uwatwite bose agomba kubaduha mama ibi byose twaba turi gukora twirengagiza ko ibi byose mbikora kugira ngo wera abeho neza n'abana bacu sinshaka kongera gukora ibintu by'ubugoryi sinshaka gusubira mu buswa ibintu byo kumutandukanya n'abana no buriya wirukankana imbwa ukagera ukayimara ubwoba twabikoze rimwe kuramura nitubikora kuri babiri uwera nzi azarwana kandi nta yindi ntambara nshaka pe nta n'ikintu na kimwe nifuza gishobora gutuma haza urwango hagati yanjye nawe ndabasuhuje mwe mukomeje kudutega amatwi no kudukurikira kuri PNT Entertainment. Iyi ni filime Isezerano ry'ikinyoma igeze kuri episode ya 86. muri kubona ko ibi bintu bimaze gufata indi ntera aho Belinda arimo ashwana na musaza we bitewe no kuba amusanze mu cyumba cy'uwera arimo kumuhakeya bikamubabaza cyane bitumye rero ashwane na musaza we barimo baracurirana ibintu byinshi cyane bitewe nuko Belinda asanze musaza we mu cyumba cy'uwera. Ku rundi ruhande rero Jack na nyina barimo bajya imigambi mibi yo kuba bakongera gufata abana ba Uwera ariko Jack ari kubihungira kure kuko adashaka izindi mvururu zaturuka kuri hagati y'uruhande rwa Uwera na Jack. Reka rero dutegereze episode nshya ya 87 kugira ngo tubashe gukurikirana neza Isezerano ry'ikinyoma tumeze neza cyane. Tubararikire rero gukanda subscribe no like share. Hasta la vista, turabakunda cyane.